Nshuti bakunzi ba Izi Gukora TV, ahantu muherereye hose, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, abari muri iki gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo, aba diaspora, mugire umugisha w'Imana. Abari mu bihugu by'Uburayi, abari donc ku mpera z'isi, aho muherereye hose, tubifurije umugisha. Uyu munsi nk'uko mubireba ntatinze, turi kumwe n'umuntu w'Imana twatumiye kuri kamera kugira ngo adusangize ku by'imbaraga Imana yakoze. Hari ijambo Dawidi yigeze kwandika aravuga ngo muyishimire iby'imbaraga yagize gute yakoze. So dushimiye Imana ikora ibitangaza, kuko Imana Bibiliya iravuga ngo uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Donc Imana ntabwo ihinduka, uko yatabaraga ni kugitabara. Rero turi kumwe n'umutumirwa, reka manze musuhuze kuko ujya gutera uburezi hajya ngo agira gute arabwibanza. Urabona neza mukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane mukozi w'Imana. Sahimbazwe cyane. Tugize umugisha wo kubana namwe uyu munsi. Twagiye twumva ibintu bikomeye Imana yakoze ku buzima bwawe. Uyu munsi rero twifuza ko dutangariza n'abandi batashoboye kukumva, kugira ngo tubamenyeshe iby'imbaraga Imana yakoze ku buzima bwawe. Rero twagira ngo tugusabe usuhuze abantu badukurikirana kuri Izi Gukora TV, kandi tunashimira abantu bamaze gukora subscribe n'abakora share na comment. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma abatarayikora nabo turabifuriza kugira gute kuyikora, kugira ngo ibiganiro dukora bazajye babibona mu buryo bwihuse. Wadusuhuza rero ukanibwira n'abadukurikiranye. Yesu abahe umugisha. Abaramukije cyane inshuti za Izi Gukora TV. Yego. Nitwa Jude Mutungirehe, mwene so muri Kristo. Yego. Cyangwa se hari n'abazi izina Israel. Mutungirehe Egide Israel. Israel ni ibindi bajya banyita. Okay, ariko naryo uraryemera. Naryo ndaryemera. Okay. Imana iguhe umugisha. Turashimira Imana rero yatugiriye neza mu by'ukuri, ikaturinda tukatugira mu bw'abazima. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ubuzima ni impano ikomeye duhabwa buri munsi. Wowe n'uzajya ubona uryamye ukabona urabyutse, yohereza Imana icyubahiro yibwira Imana kumaye impano y'ubuzima. Imana ishimwe rero, turishimye kuri izi kamera zanyu. Yego. Amen. None se ko numva uvuga n'ijwi ryakuze, uri umupapa uracyari ingaragu. Ubwo nabyo biba ari byiza kubimenya, kugira ngo tunamenye. Hari abantu baba bafite ibitwaro yo gusengera ingaragu kugira ngo Imana izazigirire neza. Ubwo abanyamasengesho mwahawe gusengera ingaragu, uyu muntu nawe mumushiremo mu mubare rwose. Israel Mutungirehe Egide, umukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Tunejejwe no kubana nawe rero. Hanyuma rero Mana yanjye, ubuse ndahera hehe? Reka tubanze dusenge Imana kugira ngo aka kanya tugiye kujyamo Imana yacu ikabanemo natwe, kandi ibyo turi bukore byose bize gukorerwa mu cyubahiro cy'Imana. Amen. Sibyo? Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye kuri umwami w'imbaraga. Haleluya. Meneta ya sikadotai. Uri Kristo w'Imana. Haleluya. Mana we, uri mwiza cyane kandi ubereye mwiza, bagutegereje bose. Bele tanto bekide boya sikara la baya sikara. Mwizina rya Yesu turagushimiye. Yayasi edebo, ndasenze kugira ngo mwami muri kano kanya abantu bamerewe nabi bamererwe neza, abatishimye baye kwishima mu izina rya Yesu Kristo. Utanga umunezero, utanga amahoro, uzobwize neza. Urakoze rero akanya tugiye kumara tuganira n'umuvandimwe, turasabye kugira ngo katubera akanya keza k'umumaro, kandi imbaraga zawe zigaragare mu izina rya Yesu Kristo. Niko dusenze twizeye. Amen. Yesu aguhe umugisha. Nanjye nari nezerewemo, niyo mpamvu abadukurikiye mwihanganire kuba dusenze isengesho rinini, ariko uwatinda buriya yatinda asenga. Sibyo ra? Yabagize amahirwe akomeye cyane. Hanyuma rero umukozi w'Imana, tugiye kuganira. Utubwire, abarundi barabangwa amamuko yawe. Amamuko yawe. Utubwire, donc ni nkuko twavuga ngo uduhe ku buhamya bwawe bw'iby'Imana yagiye ikora ku buzima bwawe. Twumvise ko kuva ukivuka
n'uburyo wakuzemo byabaye ibintu bikomeye cyane. Hanyuma rero kuba uyu munsi uri umukozi w'Imana, uri mu nzu y'Imana, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye. Ndifuza ko abantu badukurikiranye baze kudukurikirana iki kiganiro, baze kugisoza, kuko turaza kumvira ngo ibintu bikomeye cyane by'imbaraga Imana yakoze. So tuguhaye ikaze rero kugira ngo utuganirize ku by'imbaraga Imana yagize gute yakoze ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Amen. Nari mboshywe rwose n'umwijima mwinshi, sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru, ambohoye ingoyi zose nari mfite. Haleluya, nsigaye ndirimba Yesu, n'igitangaza pe, n'igitangaza bose n'igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we wera niwe ujya unyobora, uza ngezi wanjye nk'ijura iyo ndirimbo kuririmbwa n'abantu bafite ubuhamya bw'imigozi yari ibaboshyera. Umwijima mwinshi. Buriya ubuzima bw'umuntu ni ubuhamya, ubuzima bw'umuntu ni ubuhamya. Niyo mpamvu hari n'undi waririmbye aravuga ngo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Hari inzira zose ducamo z'ubuzima zitubera ubuhamya. Background zacu ahahise hacu hashobora kutubera ubuhamya bushobora gukomeza abandi bantu, tubuvuze bukazura abandi bantu bukabaha ubuzima. Imana itugirire neza. Amen. Uravuze uti mbaye ku buhamya bw'urugendo rw'ubuzima bwanjye. Yego. Ndi umwana uvuka mu muryango w'abana 6 n'ababyeyi bafite umugisha ko bose bagihari. Muri abo bana genda wa 5. Ndavuga mu nyuma yanjye hari umwe. Hanyuma ariko nakuriye cyangwa nakuze nihariye, kuko nakuze wihariye mu mico character, imico yanjye n'iyabo nakuze bitandukanye cyane, bihabanye. Nari umunyamafuti donc wadukanye wazanye nzaduka, ari ibintu byagiye nyadutsemo ariko bigiye guturuka ku bintu nshaka kuvuga. Buriya ibi bintu bene data bavuga ngo ni karande, abandi ntibanabyumve ntibanagire gute. Ibi bintu birakora mu buryo bw'ibigaragara, ntabwo ushobora kubireba ngo ubibone, ariko ni spirit, ni umwuka, ni imyuka ikurikirana umuntu mu buzima bwe, iturutse mu bisekuru by'uko umuryango we wabayeho. Rero navukiye mu muryango wakoreye imana z'abanyamahanga. Nimvuga ko ukoreye imana z'abanyamahanga, wumvemo guterekera, wumvemo ubupfumu, wumvemo kuraguza. Ibintu nk'ibyo bikomeye. Navukiye mu muryango umeze gutyo, kuko umuryango habaga icyo bita imandwa. Icyo bita imandwa habaga n'imihango yitwa kubandisha. Kubandisha no kubatizwa mu izina ry'Imana, kubatizwa mu mazina y'Imana, nk'uko tubatizwa mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka. Ndakubatije mu izina rya Data wa twese n'Umwuka. Bariya nabo batiza mu izina ry'Imana, ati ndakubatije mu mandwa, wiswe Kamandwa, wiswe nde. Ariya mazina yose ahirwa na ndwa. Yabaga ari amazina yabo, ahubwo yabaga ari amazina bahawe n'Imana. Imandwa nyine bayibatizwagamo bahitaga bahabwa n'izina. None se bita bamukundwa n'izina ry'Imandwa. Abitwa bamukundwa nabo twavuga ko akenshi amazina ahirwa na ndwa afite isi yose, ariko afite isoko aho hantu, afite inkomoko aho hantu. Naho hantu rero nakuriye bigenda bityo. Ni ahantu, ni umuryango wakoze, kuko sogokuru ubyara papa wari ufite icyo kintu cyitwa Imandwa, ariko akaba umuntu mukuru kwa padiri. Ngo kwa padiri yarashinzwe ibintu bikomeye. Hari umuntu w'imbere kwa padiri. Kwa padiri abyumva reka bavuga ngo ni Isave muzi ko ari Kiliziya Gatolika ya mbere mu Rwanda. Rero ari mu bantu babanye n'abazungu baje Isave, barakorana, bamuha n'imyanya ikomeye imbere aho ngaho kwa padiri nyine. Ariko ari umupagani uterekera ku rwego rukomeye. Nakwambiye baba we. Bishatse kuvuga ngo umuntu ashobora kuba mu idini runaka ariko atarakebwa, atarakizwa, atarihana. Kuko kubatizwa baba baragushyize muri Yorodani, baba baragushyize ku gahanga, si ikimenyetso cyo kubatizwa. Nakukijijwe kuko amazi naje gusanga banayiba. Mubatizo wa mbere uribwa mwene data, bariba. Umuntu akabatizwa ariko akagumana ububandi, akabatizwa akagumana ibyaha, akabatizwa ni ukuwiba. Rero biriya no kuwusahura mwene data. Niko rero byari bishya.
ariko ukaba umuryango ukomeye, wari umuryango ukomeye mu bintu by'ubutunzi, kuko bavuga ko sogokuru yari atunze inka nyinshi cyane, kugera ku rwego ibyabujije papa kwiga amuvana mu ishuri ngo ajye aragira inka. Kandi ibyo bintu abantu ba kera barabikoraga cyane, bumvaga yuko ni ukuvuga ngo sogokuru we ntabwo yari afite amasambu, yari afite ibyitwaga ibikingi. Ibikingi rero nibwo ugasanga umuntu umusozi wose ni uwe, afite umusozi wose, akajya abwira papa tuzakira shayi ibyo kwiga ni ibiki, tuzakira, uzasigarana impu, uzasigarana ubutaka, uzakira, uzahonjoka. Kandi agaragaza ko nubwo ari igikingi ariko yabyaye abana yabandagaje umusozi, kandi abo bose bagomba kugabana. Papa wawe yabyaye abana benshi? Oya, sogokuru. Papa ati we ndagira inka zanjye uzakira, isuka irakiza, ariko agaragaza ko yabyaye n'abandi bana benshi, ibyo bikingi bazabisatagura bigacika amazi. Rero ni umuryango mvukamo. Sogokuru ubyara papa ari umuntu ukomeye rwose, ari umuntu ukomeye muri leta, ari umuntu ukomeye mu idini, ariko aba abandisha. Umuntu ashobora no gukomera muri leta, ari umukozi wa leta, ariko anakorana n'ibintu by'imandwa no kubandisha, akorana n'ububasha butagaragara. Ariko kera ntigeze numva umuntu abaye inshuti n'amahembe ngo akajya akorana n'ububasha butagaragara. Ashobora gukorana n'ububasha butagaragara, kandi Pawulo yabivuze abwira Abefeso, aravuga ngo n'abafite ubutware n'ubushobozi ngo n'imyuka mibi, ngo biro yayo ikorera ahantu ho mu ijuru, biro yayo ngura ahantu ho mu ijuru. Urumva rero izi mbaraga ziriho kandi zirakora mwene data. Rero noneho ibyo babibamo ari umuryango ukomeye, bahinga bakeza, kuko papa atubwira yuko hari uburyo bajyaga banywa amata, hanyuma we n'abashikire batatu bagafata akabindi bitaga umunoga. Umunoga ngo kari akabindi gafite amacupa 32 wuzuye amata. Mu gitondo se akababwira ati kari akabindi ndagashaka nimugoroba ngakamene mandi mata, bakirirwa bayanywa nta kindi bakora, bigaza kugera nimugoroba amacupa 32 y'amata yashize. Nabaga burya abantu bakera bakomeraga banyoye amata, banyoye amata, bari abantu bose, bari abantu bari ibintu bifite umwimerere. Nuko yari umukire sogokuru, byatubura ntibyari byaza imitiba, ibintu byitwa ibishyimbo by'ibigugu n'amasaka y'amagugu, ukaba wamusangana amasaka mu myaka ite y'imyaka n'ibishyimbo mu myaka cyangwa 5, ari bikibitse mu gitukura aho ngaho. Yari umukire rwose cyane, kandi n'abantu batanaguraga ibyo bintu cyane, banabiguraga, haba ibintu byo kuvunjisha. Yagiraga abakozi barenga 30 ba mu mirima ye bahoraho buri munsi barenga 30 ba muri ibyo bikingi byo bahoraho bahinga, kandi bahabwa ibyo kurya, nta mafaranga nta bindi byo kurya. Nuko bigenda bityo rero. Hanyuma ubwo nari umwana utaguza, kuko bavuga ko sogokuru yapfuye mfite imyaka 2, nari umwana utaguza simuzi, kuko nari umwana utaguza uri aho. Ariko ngo rimwe muri icyo kintu cyitwa kubandisha, ni namwe baheragamo umuntu w'umutware w'umuryango. Hari ikintu gitangaje, uko umukristo mwiza umwuka wera musura akamutegura, akanamumenyesha ko agiye gutaha, niko n'abantu baba muri izi mbaraga bajya gupfa barabimenya. Batungurwa, ntabwo batungurwa. Igihe kimwe babaye mu nama ngo bamaze kubandisha, hanyuma arangije yiyumvamo ngo ko agiye gupfa. Papa arabati ngo haye ubutware, kandi kuba umutware w'umuryango, niyo usomye Bibiliya byari ibintu bikaze. Ubutware muri Isiraheli bwahabwaga umwana w'imfura, kandi witonze, wubashye se, wubashye ababyeyi, ntabwo ari ubwo gutyo gusa. N'ubutware bw'umuryango rero bwahabwaga umwana wubashye ababyeyi, wumviye ababyeyi, wagendeye ku murongo w'ababyeyi, nubwo waba ari mubi ugoramye, ariko ari uw'ababyeyi akawugenderaho. Akabumvira. Papa rero yari umuntu bakuye mu ishuri aremera, yari umuntu wabaga mu nka, akanyagirwa, akagira gutera bene. Sogokuru aravuga ati wa mwana we rero witwaye neza, kugira reka ngo ukuru umuryango, ariko ndagusigira n'Imana zanjye uzajya uzigenga. Bishatse kuvuga ngo n'umuntu yitwaye neza imbere y'Imana, Imana iramugabira. Icyo ni cyo bisobanuye. Hanyuma rero papa arangije ibintu byo kumutwara umuryango arabyanga. Bavuga ko nari umwana w'igitambambuga nyine w'imyaka 2, aba ari umwana nyine mutoya, kagenda nyine kandi kashimishije, kashimishije, karyoshye, umwana uryoshye rwose. Nuko nibwo rero ngo byagenze bityo, papa byanze amuhana gute? Amuhana gufata umwana we amugira stock ya bya bintu byose kugira ngo atazabibura. Ni ukuvuga ngo yamuhanishije ko giye wafata bya bintu byose akabimurikira, ibyo bita kuba igitambo cy'umuryango kuzima. Arabimurikira, amurika mu badayimoni, banyinjiramo, bita mpinduka stock y'abadayimoni ku myaka 2. Wowe tuvugana kuri kamera baba we mpinduka stock y'abadayimoni ku myaka 2 utabizi. Nabizi. Ibyo bintu biri mu bintu byatumye ngira imikurire mibi, nakoze nabi,
narakubiswe ku rwego rutangaje kubera ko sinumvaga narafunze mu mutwe ugira umujinya mwinshi nanafite umujinya ku buryo ushobora kwegura ibuye nkakwita umuntu ushinzwe ukamwisha nagiraga umujinya nari umwana uri exception wihariye mu bandi bana tudafite uburyo nyine nase urumva ko wari ufite stoke yewe nanifite ibindi bintu bimbamo abagiye batabizi noneho rero papa kanga umwana utamwumvira yaragiye kuzanyicisha inkoni nyine kuko ntabwo yazi ibyo yakoraga nyine iyi nakoraga amakosa ngakora amakosa byamara kuba tumaca agafata inkoni kandi ubwo yarakubitaga ku rwego ndemba bagenda no kujyana kwa muganga yarakubitaga yandekoraga nibura abonye inyama zatangiye kuza ku mubiri rero yagiraga umujinya mwinshi yaragukubitaga mpaka kandi ubwo wamwitambikaga arimo gukubita wabaga abonye akaga yahitaga kureka akamujyaho ubwo zari zigusigaye akazi muri kubita nuko yari ameze kuko sinumvaga ari umwana ugira amafuti menshi ndi umwana ugira gute ntabwo nzibagirwa rimwe perezida papa yarakuriye ibintu by'amazi icyo bitaga kera icyo bitaga reji yarakuriye ibintu by'amazi hari harataraza ibintu by'utugara hari muri komine yarakuriye ibintu bya reji muri komine kandi abo bantu babaga ari abantu bakomeye noneho rimwe barambwira bati rero so dore shaho ariko hari igihe cy'itara ry'ibishyimbo sinzabyibagirwa izo nkoni barambwira bati ngibi ibishyimbo teka bandangira naho nkuri imyumbati tugere hano saa sita dusanga bihiye wari ufite imyaka ingahe so icyo gihe nari mfite urumva kubera umurwa twabagamo twigishijwe ibintu bikomeye icyo gihe nari mfite imyaka nka 12 barambwira bati dusange bihiye kuko bari barabinyigishije nyine kuko namenye ibintu byinshi ufite imyaka mikeya namenye nko guhinga mfite imyaka 10 no guteka nyine barabidutunganyirizaga bakabishyira umva noneho ibishyimbo n'intuze basiga babitoye wowe bakabigushiriraho ugacanira imyumbati no gutonora bisanzwe ukaruka ugashyiraho ibyo ntabwo bigoye kuri mwana w'imyaka 10 ashobora kubikora bo mu cyaro oya n'umukobwa w'imyaka 8 wo mu cyaro akora uturimo kumirwa bamaze guca ubwenge yego nuko bambwira batyo noneho ndacanira ndashidika aribyo bitaga gushidika gushyiramo inkwi nyinshi ibyo bita mu mashinga y'amashiga barabyumva barabyumva ko babyumva ab'iki gihe bakoresha gaze ab'iki gihe ni gaze yabaga ari amashiga yabaga wafataga amashiga ubundi aba ari 3 cyangwa amabuye nka 3 rimwe hano irindi hano noneho hamwe ugacisha n'inkwi n'inyuma ugacisha n'inyuma noneho ndagenda ndagurika nshyiramo inkwi nyinshi noneho njya mu kigare hirya inyuma gato y'urugo hari igiti cy'amapera cyeze njyayo n'abandi bana twicara mu giti duhekenya amapera saa 2 saa 3 kandi wakubise mwinkwi kandi papa kuva kera uko ateye saa 11 zuzuye abageze mu murima saa 5 bari ku isuka saa 5 papa ntabagiye ariko saa 11 aba yagiye bari mu murima ushaka kumenya igihe yagendeye ariko saa 5 barashyize isuka hasi saa 5 rero bashyira isuka hasi baratera saa 7 bari bageze mu rugo ngewe nikanguye hafi saa 5 ngonje kureba nsanga wa muntu nashyizemo wazimye none ibishyimbo nabishyizemo ariko bakungiraga ibishyimbo mu cyaro badashizemo bashyizemo ingwa sinabironze hanyuma nsanga ingwa yatamirije mu nkono twari amasafuriya inkono barazizibumba abantu barazizi nsanga hatamirijemo ikintu cyitwa ingwa mu nkono imbere harererana ibishyimbo ntiwanagikanda ngo gikandike bimeze nk'ibyatumbamye amazi akaba makeya nakoze iki nese ngenda kuko hari igihe cy'imbura nyine mpita ntigise igiti cy'imyumbati ndaza vuba hanyuma ibishyimbo mpita ndaza ndayitonora mpita nyishiraho ku bishyimbo bibisi ndangije ndacana kugira ngo nibasanga nibura bibira bavuga bati bigiye gushya byahe ku bishyimbo bibisi bigeze bicanirwa kandi ibyo byabaga ari harimo n'ingwa harimo n'iki noneho rero papa yashyize isuka hasi yikoreye ubwatsi bw'amatungo ajya kugaburira amatungo araza ahita akaraba hanyuma mama nubwo ahita ajya kureba uko inkono bimeze kugira ngo mugaburire ajye mu nama yakagira yagakuraho asanga imyumbati igaramye yakagira guca inkono bigita gucubura yagacura yakora ku gishyimbo asanga n'ibisi n'ibihama mbona yifashe gutya mu maboko avuga ntikambayeho papa sinzi ahantu yaturutse n'inkoni nari ngiye ahantu mu gakarano twinjaga mu gakarano ihene zabaga yari yahubatse akararo ngiye kuhasimbuka yaba nkubise umutego wa rugondo ihene nkubise hasi aho hantu yarahankubitiye izo nkoni sinjya nzibagirwa yarankubise kurira biravaho gutikimba bivaho arankubita usigara babaye igiti umubiri uratonyoka kuko hari inkoni igeza ankubita ku nzara 3 gutya icyarimwe zikazikuka inzara zirakuka zivamo rero Imana igira neza usinge kubitwa ndabishimira Imana yarakoze kubera ko utumva kugira amafuti menshi y'urufaya bavuga ngo jya kuvoma mu gitondo muzana amazi so yoga agende hageze iki gihe najya mu gitondo hageze saa 5 ntarata ariko wenda nterwa n'izo spirit yes yewe nagira tukivugeho gatoya hari abana
ababyeyi babo babakubita mm, cyangwa se bakabaha ibindi bihano runaka mm, biturutse ku kuba wenda batakoze ibyo bakagombye gukora, mm, ariko nsanze ababyeyi badukurikiranye mm, umuntu ashobora gukoreshwa n'indi myuka ukagira ngo ni ukuganda k'umwana kandi mu by'ukuri muri we mo imbere mm, hari izindi mbaraga zimutwaje igitugu mm. atabisobanukiwe. Niyo mpamvu gusengera abana ari ingenzi cyane. Gusengera abana ni ingenzi. Cyane cyane nk'ubu ngubu bigezweho ngo bakavuga ukamurenganya ngo ntiyatahanye amanota ngo aba yarangaye ugakubita, kumbi hari spirit ziri behind. Hari imyuka iri behind utareba ituma atagira ubwenge mu ishuri, kandi muri we ntako aba atagize, aba yumva ntako atagize. Yego disi, umuntu agahondagura mu mutwe ugafata inkoni ukajya gukubita, ariko hari imyuka iri ahantu ku ruhande imutwaje igitugu. imutwaje igitugu utazi itera ibyo bintu. Niyo mpamvu ubwo twabahizeho inama ababyeyi. icya mbere ni ukubanza kuganiriza umwana, kuba inshuti n'umwana, kuba inshuti n'umwana, kuko muri biriya bihe usibye ko ubu ngubu mu Rwanda turimo twabaye abasirimu, hari ibintu twagiye tumenya, ariko kiriya gihe wasangaga abana batari inshuti n'imwe. Nabona papa simbe nanakwicira hafi yaho yicaye, Yego. nuko byari bise, nkahita mpunga, namubona yinjiye nkahita mpunga nkajya hatandera, nibwo nabaga nta kosa mfite, nikekagamo amakosa yuko ndi nkahita mpunga nkahita ngenda. Ugasanga ababyeyi ntabwo ari inshuti n'umwana, aramuhunga agira gute. Birangiza icya mbere ni ukuba inshuti n'umwana, kuba inshuti n'umwana akaba ari wowe mujyanama wa mbere afite ku buzima bwe, ukaba n'inshuti ye ya mbere magara. Bituma buri etape yose aciye muri buzima abikuganiriza atagutinya. Hanyuma nk'umubyeyi ukamenya uko umufasha. Yego. Icya kabiri ni ugusenga. Umuntu ubona musenga, mugomba gusengera abana banyu, kuko hari imyuka iri atake, hari imyuka ikomeye mutazi aho iba yaturutse, ishobora gutuma umwana akura ariho mu ubwo buzima bumeze gutyo, ari mu butware bw'umwijima, atwajwe igitugu n'izindi mbaraga utazi. Iyo rero wamuganirije ukagera ko kumusengera, Imana iragufasha, bituma ayoboka agenda mu nzira zikwiriye. Kuko birivuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atayobye. Rero ariko iki cyane cyane bacyumva kuba inshuti n'umwana, umwana akakwibonamo kuruta uko yakwibonamo undi muntu uwo ari we wese. Birafasha, bituma etape yose y'ubuzima ateye ari kuguruka kugira inama kandi nzima kuri umubyeyi. Ese wa muntu ko abana tusigaye tubasiga ku mezi 3 kamusigira umukozi nyine kubera ubuzima, umuntu azaba inshuti n'umwana ryari? Hari uwatwumva agahita avuga ati wa mwana ubyihorere, ibyo rimwe uravuga ntabwo ubizi. Ariko njye numva ikintu cya mbere numva twabwira abantu, buriya amafaranga ntabwo aruta umuryango. Amafaranga ntaruta umuryango, amafaranga ntabwo asimbura umuntu, oya bayashake. Ariko nanone icya mbere muri famiye hahabwa agaciro kurusha ibindi byose. Imana iguha umugisha cyane. Ubwo twakomeza twari dutanze nyine ku nama ku babyeyi, kubera yuko urumva ko nubwo wagiraga amafuti hari n'indi myuka ubwohererejwe utagizemo uruhare. Ubu hari abantu batwarwa n'imbaraga kandi batarabigizemo uruhare, ariko nagira mbabwire ngo haracyariho gutabarwa, haracyariho gutabarwa rwose, haracyariho gutabarwa, haracyariho gutabara kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Rero dukomeje, urumva ni byinshi, ariko tuzanakomeza. Bana mudukurikiye, uyu mukozi w'Imana afite ubuhamya buri mu maseri menshi, ariko tuzakomeza tuganire mpaka tugeze ku musozo, dukomeze tukumva iby'imbaraga Imana yakoze ku buzima bwe. Hanyuma rero dukomeje, ubwo izo nkoni nyine warazikubiswe byaragize, tubwire wenda nko kugera ku musozo w'igice cya mbere cy'ubuhamya, utubwire uko byaje guhinduka. Urumva urakubiswe izo nkoni z'uwo munsi, kubera ko nyine wari watetse ibishyimbo ntibyashya, ushyiramo imyumbati n'ingwa zirimo n'iki byose. Urumva mama wawe agiye kugaburira umutware asanga ibintu birakanuye, nuko ubwo rero twagira ngo tubwire byashojwe gute, uwo munsi wawurangije ute? Urumva papa yarankubise cyane ndanegekara, njyamye aho ngaho mu kararo k'ihene, kugera ubwo kuko icyo gihe byankubise ari nko mu masaa 6 gutyo hafi n'igice. Nabyutse muri ako kararo saa 9 z'umugoroba, nananiwe kuhiyegura. We yarankubise, namaze ibyumweru 2 ajya no kwishuri ndwaye.
hanyuma papa agira ubuheza akarabagira mu nama nyine, Mm. arabagira mu nama, ajya ku mugoroba atashye, ariko arebye buriya rero umubyeyi buriya umubyeyi aba ari umubyeyi, yaratashye nimugoroba arebye ukuntu nanegekaye, mbona arababaye, arebye ukuntu yangize Mm. hirya yo kuva mu mujinya, mbona arababaye, mbona kandi iki kintu kijya kibaho, ugahana nk'umwana ariko nyuma byarangira wareba umwifato w'umwana imbere yawe, Mm. uvuga uti nahubutse Yego. umwana ntabwo nari nkwiye kugira nte, kuko icyo gihe nibwo papa yabaye nk'umuntu none yari yarampahamuye, yari yarahabutse nk'umuntu byonyine, ko ari umuntu nyine ugira amahane, Mm. kandi uvugira hejuru uko yakoraga, wakoraga ikosa rimwe akakubika, irindi akakubika, yamara nko kuba ane bikazamurwa n'akantu aka gato akagutonora, nta muntu wamugukizaga, Mm. mpaka yumvise aho agejeje ari aho ngaho, hanyuma akakureka. Yeah. Rero igihe kimwe ubwo yaratashye ari muri uwo mugoroba, areba ukuntu meze, bukeye mu gitondo abona sinagiye ku ishuri, abona ukuntu meze, arababara, noneho arangije arambwira ariko se abana b'iki gihe ukiri umutuzo wagiye wumva nimba ngorwa n'atari amakosa, ariko ubona muri systeme yo gusaba imbabazi, ariko mu bundi buryo nyine, Mu buryo nyine, Yego. nuko aratangira kunganiriza, atangira gushaka ko nyine ndifite nawe nkamwegera, kuko no kumubona yinjirirwa nta kosa nawe gafite, Mm. nahitaga nihera bitewe n'uburyo yari yarambitse, ahubwo baramuha. Ubwo ni iki twabwira abapapa? Icya mbere guhana umwana ni byiza, ariko kumuhanana umujinya, Mm. ukamuha igihano Kirenze. kirenze icyo yakabaye ahabwa, Yego. ubwabyo ibyo bintu byica umwana ubwonko gake gake, Yeah. akaba igishushumbwe kugera ku rwego azajya kubona akiruka yibutse ibyo wamukoreye ubushize, yibutse iki nta nikosa afite uwo munsi, ariko agahabuka akabaho yarahahamutse, Kandi uri umubyeyi we yaragakwiriye kukubona akakuyambira akakugwamo cyane. Usibye nyine Imana igira neza, ubundi ababyeyi bo hambere benshi bari bateye batyo, umubona ukiruka, kubera iki? Twari n'undi rugo twari duturanye, iyo abana bumvaga se avuze gusa bose bahitaga banyegera mu myobo hirya iyo, kubera ukuntu yari yabitsemo ubwoba, bakubita inkoni nyinshi cyane zikomeye, kandi bazira n'ubusa rimwe na rimwe. Rero ababyeyi b'abapapa cyangwa n'abamama, Bibiliya iravuga ngo base ntimusharirire abana kugira ngo batazinukwa. ako kantu ndakibutse. Base namwe base ntimugasharirire abana kugira ngo batazinukwa. Ubu dufite abana bazinutswe. Hari igihe umwana amenya ko cyagahabuka, kuzinukwa ni iki? Nuko ashobora kwifata akava mu rugo atorongeye, utazi naho agiye ukamuha, akisanga mu buzima bubi, sometimes akajya no ku muhanda akanywa ibiyobyabwenge. Yego. Ibi bintu hari abana bari muri izo ngaruka zimeze zityo. Hari abana bari mu mihanda batazize ko babuze ibyo kurya mu rugo, cyane bazize ko babuze y'amahoro, babyeyi babahabuye, ibintu bimeze bityo. Ababyeyi rwose Imana ibagirire neza, ko nanjye ibyo bitekerezo ntihangiye kubigira. Yego. Kuvuga nubwo ntazi iyo nzajya, nzafata utwanjye nguruke ngende, nta muntu n'umuzamenya nagiye, kuko numvaga kuguma nk'ubitwara ibintu byandambiye. Yego. Bimaze kungora, igihe cyose mubonye ningizemo gukubitwa nk'ibyo sinzashobora. Yego. Numva nari ntangiye gutekereza nanjye kuzagenda. Niyo mpamvu muhanane abana ariko umutima w'ubugwaneza. Yego. Kuko abana nyine bagira amakosa, no kuyahana ni ngombwa. Ega hari n'igihe babikorera mu bwenge buke, kuko ntabwo abara mu buryo kuri gufata umwana w'imyaka utaragera imyaka 15 ukajya umukubita nk'ukubita inzoka, ngo nuko hari ibintu ubona kubera umuruho, hari ibintu byinshi umuntu aba yarize. Yewe iki kiganiro cy'hagati y'abana n'ababyeyi tuzakigarukaho rwose. Reka tube dukomejemo, hanyuma tunagera ku musozo kugira ngo tutarambirira abadukurikiranye. Ariko murumva abantu mudukurikiranye, murumva ko dukozemwo ikiganiro ariko kivuyemo ibiganiro. Imana igumugisha cyane. Urumva rero meze nk'umusoza, Yego. Muri iyo minsi yatangiye kugabanya, mukajya mubwira ati umwana wanjye uzamwica, wagiye rwose hano umwana uba neza, Yego. Umuze, reba ukuntu wamukanze, reba. Muri iyo minsi noneho papa afata umwanzuro, yaba nakosheje kuko ari umuntu ugira n'umushinya, ariko akaba yankwepa agahita ava mu rugo. Niba arakaye kugera ku rwego yumva yanankubita cyangwa yakubita n'undi, agahita afata umufuka akajya kwahira, akaza kugaruka byashize. Hanyuma nuko izo nkoni nagiye nzikira gake gake, ariko narakubiswe ku rwego rufatika, nuko nagiye nzikira. Hanyuma rero ubwo icyo gihe nigaga muri primaire, nkomeza muri primaire niga nyine, ariko ndi umuhanga, numva nzanatsinda kubera kugira izina ribi. Ntabwo nabonye umwanya wo kuvuga izina,
tuzabigarukaho. Mutungire niswe numvaga ari izina ribi ry'ikimwaro, ariko naryo ni izina rishingiye ku mateka. Numvaga nsiga kujya ku rwego nibura imbere yanjye haba nshaka bajya kubanza kuvuga Mutungire bagahita bavuga ngo Dr Mutungire, numva bizarihesha agaciro Professor ku rwego rukomeye. Professor numvaga nshaka kujya ku bya madigri yo hejuru akomeye, ariko humura n'ubundi evangelist Evangelist Mutungire. Reka rero dusoreza aho ngaho dusoza. Ezira igice cy'umunani umurongo wa 21. Ezira yari ari mu rugendo na Nehemiya n'abandi bava mu bunyage, hanyuma bitewe n'uburyo Nehemiya yari yabwirije ubutumwa ibwami, hanyuma bagiye gutaruka kujya kubaka inkike z'i Yerusalemu. Hanyuma Nehemiya aravuga ati nshingiye ukuntu navuze Imana ibwami, avuga ko ishoboye, avuga ko ikomeye, avuga ko ishobora ibintu byose, nubwo ntazi inzira ngiye kunyuramo nubwo zaba zarasibamye, ariko ntabwo ngiye kwaka ingabo umwami. Namubwiye ko Imana yacu ikomeye kuruta n'izo ngabo, none ngiye mpindukire naka ingabo umwami. Nta bintu naba nkoze ntabwo ari byo. Ngo baragenda, Imana ishimwe. Amen. Ariko ngo baza kugera ku kagezi kitwa Ahavi, ngo bahasanga abanzi babitambitse. Ezra aramubwira ati nk'ubu ngubu usaba ingabo umwami, ntabwo ziba zitugiye imbere zikadushakira inzira. Nk'ibi bintu bukoze ubu ngubu ni ibiki? Avugira ijambo ryo raringendereye. Hanyuma aravuga ngo amaboko y'Imana yacu, amaboko bayishaka bose bibagirire neza. Amaboko y'Imana yacu, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka, ari ku bantu bose bayishaka, kugira ngo Imana ibagirire neza. Sawa rwose. Aravuga ngo nabwiye umwami ko Imana yacu ishoboye. Ubwo rero ishoboye ngo bahita bigiriza ubusa iminsi 3 kugeza kitwa Ahava. Imana ibacira inzira baratambuka. Ariko nashakaga muri iryo ihembe rivuga ngo amaboko y'Imana ari ku bantu bose bayishaka. Amaboko, nabonye amaboko y'Imana ku buzima bwanjye, anzura akampa ubuzima. Nabonye amaboko y'Imana ahindura ibintu. Nabonye amaboko y'Imana magari, ay'abantu yaba magufi, ay'abantu yadeha, ay'abantu yakena. Ariko amaboko y'Imana ni magari, amaboko y'Imana afite imbaraga, amaboko y'Imana afite ubushobozi, amaboko haleluya, amaboko y'Imana afite power, amaboko y'Imana arimo amaboko y'Imana arimo ubuzima umuntu adashobora kubonera handi. Amaboko y'Imana, mu maboko y'Imana harimo ubutunzi buremereye, mu maboko y'Imana n'ibintu bikomeye, harimo umugisha abera babona bakagubwa neza. Hanyuma rero nsoza nimwe ngo amaboko y'Imana be ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu, uko nanjye nabonye amaboko y'Imana ku buzima bwanyu. Amen, amen, amen. Namwe amaboko y'Imana badukorekeye, urakoze cyane. Amaboko y'Imana abe ku buzima bwanyu mu izina. Amen, amen. Yarasha gukora ibintu bikomeye ibiruta cyane by'umuntu yibwira ari byatekereza mu imbaraga zayo ziri. Amen, amen. Yesu agumugisha. Amaboko y'Imana yacu abe ku bantu bose badukurikiranye, kandi akore iby'imbaraga. Imana ibaha umugisha. Hanyuma rero tuzagaruka tuvuga ngo amaboko y'Imana amaze kumugeraho n'iki yakoze. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Bye bye. Amen.